iyi Mana. Haleluya. Iyi Mana mbabwira. Yego. Imana habagaho ubwenge icyo gihe bwo gutwara ishuka bakayisasa batya bakayikubira mu nzira kugira ngo zibe ebyiri ari imwe. Bakayisasa bakongera bakayihindukiza bakayiyorosa. Ariko ubu ngubu buri umuntu aryama muri mwishuka ebyiri kandi ishashe niyo kwiyorosa. Nukuri. Nisime barayiba tukagura indi uwo munsi. Ati birafashwe kuri telefone. Ati shaka isafuritere ati baza ujye ku isoko atugende atujye ku isoko ati ifi ati bayibage ati bayotse atubaha amafaranga arabikora amwigisha guteka kuri telefone ari umugore yarakwiye kubimwigisha akiri umwana ati bivuze ngo tiri ati biracecetse ati mbese buri kantu kose kabaye abivuga akiri wawe abibone kandi ntazabibona utabikora. Yego nukumuhamagara mukabigendanamo mukicara mu gikoni mugateka bigashya mwarangiza ukamwica gutegura ameza akazabyanga ariko abigize ate byarabikoze yawe iyo abyanze rero abizi nta kibazo azagera igihe bimugoboke cyane yibuke ko hari ukuntu yabigenje gutya na mama mureke kurera uwo nguwo ubona ari umwana wawe turakubwira ngo mufate nk'umwana uko byamera kose azitwa umwana wa runaka niba mukubita bazaba turakubita umwana wande wa runaka naza afite inda y'indaro ukamwirukana uzavuga bati ntago bazabura kuvuga ngo dore n'umwana wa runaka. Rero ababyeyi benshi hari ikibazo gikunze kuba kandi cyarabaye bajya abantu banakisubiraho kenshi bakakiganiraho umwana agahura n'ibyo byago reka tubyite ibyago akajya muri ubwo burara hanyuma umukobwa akabonera inda agatwita yashyika iwabo bati ntukagere hano. Ibyo bintu byajyaga birangira ngo wenda byagiye bicogora simbizi ariko hari igihe byajyaga bikumva biteye impungenge ukavuga se uyu mwana atewe na Satani yamushutse ni igihe cyo kumva mbese umubiri umutegeka aragiye akoze ibyo akora hanyuma araje aguhungiyeho nawe uramwirukanye bivuga ngo umuhaye Satani. Yesu ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries. Nanone n'ikaze turabiyegereje aho muherereye hirya no hino ku isi mudukurikira ibiganiro byacu mujya mukora like tukabibona mukatwandikira tukabibona. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bagirire neza. Uyu munsi nanone twagiriwe amahirwe yo kubana n'inshuti yacu inshuti yanyu umubyeyi wacu kuri twese pe kuri benshi bamuzi yagiye ababera umubyeyi kandi ndabizi ko mumwishimira cyane. Uwo nguwo rero ni inshuti yacu yitwa Mama Sara afite amazina ye ni menshi harya hariho n'irya Muteteri. Yesu ashimwe cyane rero muramwishimira cyane ndabizi niyo mpamvu uyu munsi twamugaruye hano kugira ngo tuganire. Rero tugiye kumwakira abasuhuzeho n'ikaze Mama Sara. Amen. Rero tudatinze tugiye kumusaba kugira ngo asengere iki kiganiro cyacu hanyuma duhite dutangira tubabwire icyaje kubaganiriza n'ikaze. Imana ishimwe cyane Yesu ahabwe icyubahiro. Igihe duherutse hano nababwiye ko abantu banyita Mama Sara yewe na Sara nyita Mama Sara. Yego. Ariko ubundi ababyeyi banyise Rusi Muteteri madamu wa Rugema John senyera kuri Apostles Church. Amen. Ni nawo nkorera umurimo w'Imana. Amen. Imana ibanezeze bampera umugisha. Amen. Murakoze cyane mwarakoze kunkunda no kunyakira. Amen. Murakoze cyane reka dusenge rero hanyuma dutangire ikiganiro cyacu cya none. Data turongeye turagushimiye urukundo dukunda mwami rurahebuje ntabwo tujya turambirwa nubwo tujya twirara mwami turagushimiye yuko dukunda waradukunze n'ubure cyadukunda kandi uzahora udukunda. Haleluya. Izina ryawe rihabwa icyubahiro kongeye kutuzanira Mama Sara umukozi wawe watoranije mwami mukiye kugira ngo azaganirize abantu bubatse abatarubaka abasaza n'abakecuru abana bakiri bato bose akisanga mu rukundo rero wamuhaye turabigushimiye. Reka uyu mwanya uzuganiriza imitima yacu turamusengeye kugira ngo uvugane nawe umuha amagambo yayandi ko wagiye umucisha muri izo nzira zose nawe bidusangize kugira ngo natwe nk'ababyeyi tumenye ibanga tumenye icyo twakora kugira ngo natwe abana bacu abakobwa bacu n'abahungu bamenye Kristo kandi bubahe Imana bubahe n'abantu. Turagushimiye ko musha gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu iteka dusenga twiringiye kubyumvise.
amen amen. Mama Sara rero turakwakiriye nanone, wakoze cyane kandi Imana iguha umugisha kuza kutubwira ihumure, uduhumuriza kuko abadukurikira ni benshi bafite ibibazo bitandukanye, ingorane zitandukanye, bifuza kumenya uko babyitwaramo muri uru rugendo. Rero igihe duherukana watubwiye ko watunze abantu benshi, ngo abantu barenga 15, ubwo birashoboka nawe ubare kuva kuri 15 kuzamuka, ubwo imibare yose ni benshi. Hari abo yatunze mu rugo, hari n'abandi atatungiye mu rugo, yatungiye hanze akabakurikirana, bamwita mami, bamwita amazina yose, bamwe tujye twita ababyeyi bakuze. Rero yatunze abantu benshi cyane, abahungu n'abakobwa. Ariko ndagira ngo mubaze, ese Mama Sara, abo bakobwa n'abahungu watunze mu rugo rwawe, ndibaza ko atari igitsina kimwe, ni abahungu n'abakobwa. Ese abahungu n'abakobwa uretse abawe, aba wikuriye mu nda yawe na Rugema, ese ba bandi bose baje bakugana, ba bandi Rugema watubwiye ko yateruye 15, I mean 6 icyarimwe, akaza akabashyira mu nzu, ese abo bana bose wagiriwe amahirwe yo kubakurikirana, n'ubu uracyari kumwe nabo? Ese niba ari abakobwa bararongo warabashingiye, niba ari abahungu barashatse barubatse, ese byifashe bite? Yesu aguha umugisha. Amen. Yesu aguha umugisha cyane. Amen. Ni ukuvuga ngo rya jambo ryose turi bugarukeho riragaruka muri rya jambo ryitwa kwihangana. Yego. Abana banjye abenshi barashatse. Ni ukuri. Abenshi barashatse. Amen. Hari abo nashingiye n'abashatse kwa kundi kose muzi. Yego. Ariko bose ndabafite, baracyari mu nshingano zanjye, ndacyabasengera. Amen. Mu bana bose nareze nsigajemo abana batarashaka batatu batarashaka, ariko nabo bakuze. Yego. Bageze igihe abakobwa n'abahungu. Uyu mwaka mfite abahungu 2 n'umukobwa umwe. Uwiteka bubakire batarashaka, ariko abasigaye bose abo nabaze 15 ntibarimo abanjye. Yego. Abanjye bari ku ruhande. Ko n'abandi bagiye baza batyo, umwana akaza ari umukozi, bakwihangana gatoya akaba umwana. Yego. yaba umwana ukamushyingira. Yego. Naratangaye cyane, ejo bundi ndwaje umugabo, abamurwaje abenshi ni abo ngabo nareze. Ni ukuri. Barahabaga bakabara iminsi bahaba, bakuranwa rwose. Ntabwo narenze mva kwa muganga mu meza yenda kuba 3. Yego. Ntaraterura papa. Ni ukuri. Haleluya, Imana ibaha umugisha cyane, turasengeye umugisha. Barakoze. Ejo bundi twagize amateraniro mu rugo, ndabashimira. Kandi reka mbabwire, ni hahandi twavuze ngo ubumuntu. Yego. Iryo jambo warivuzeho ubushize. Uzana abantu. Rero abana banjye bose nkuko nabareze muri rugo rwanjye, na n'uyu munsi ndacyabafite. Ab'abahungu banzaniye abakazana, ab'abakobwa banzaniye abakwe. Amen. Bose ndacyabafite mu nshingano. Amen. Iyo mpagutse gusenga, buri rugo ndushyira imbere y'Imana. Haleluya. Abuzukuru barahari. Nagize Imana banjye, abana banjye barabyaye. Haleluya. Imana bose nkuko nababyaye barabyaye. Yego. Rero abuzukuru iyo baje mu rugo usanga hari ishimwe. Bene data, izi ngo zacu tuzihanganire, zirimo umugisha. Haleluya. Ziraryoshye. Urugo ruraryoshye mwa bantu. Amen. Nubwo sitanashaka kurubishya, yego, ariko ruraryoshye. Ruraryoshye. Njye niba bavuga ngo umwuzukuru araryoha cyane kurusha abantu bose. Noneho ubwo uratwifuriza twese kuzagira abuzukuru n'abuzukuruza. Ndaba batuye. Yego. Umwuzukuru ni ikindi kintu abana banjye barabizi. Abana banjye nta mafaranga wanjye bariye. Ngewe n'abasohokanye mbajyana ngo kugendera ku ifarashi, ngo bagendere ndangije ndabasohokana, bararya baranywa, ariko abana banjye nabyo babonye. Babazaga isukari naramu. Umwana umuzukuru ashaka kunyihabira, mama ndashaka computer. Ayihigama. Kubera ko ari umwuzukuru. Ariko umwana wawe yakubazaga ati umva ntushake no kubyumva. Yego. Bagatinya no kuvuga n'icyoroshye. Yego, bagaceceka. Nkabereka ibibazo byinshi. Umwuzukuru ni ikintu gikomeye mu biveho. Icyo gusabye uragihiga. Yesu we. Yego. Umuzukuru umwe arimo kwiga mu Bushinwa.
yarambwiye ngo mama njyewe Imana yambwiye ko nziga mu Bushinwa ndaseka arambwira nti niwiga mu Bushinwa nanjye nzaguhata iki yego yo amaze kuyabona araza arambwira ati ndashaka yatike nanjye ndi saa cyenda ndagenda ndi kamubonera itike ya Ethiopia ati mama ati no ati ntabwo ariyo nkeneye ndi bugende muri Kayora yego ndagenda muri Katari kandi yarakubwiye nawe uramwibwira nanjye ndangije ibimwe byari 440 ibindi ari 650 ndayashaka 600 urashaka ntamwa nanjye nayaha umuzukuru arakomeye nkakabyaramo umuzukuru araryoshye nkawugejeje yego nukuri Imana ibaha ubuzukuru rero yego amen 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 ubuzukuru ni ikintu cyiza amen turabyakiriye Imana yo mu ijuru guha umugisha cyane yego urabizi abo nabyaye muri iyi nda mfite 15 ariko abuzukuru 15 abuzukuru 15 nangize n'abana ba hano ariko babandi bose ngiye kubara abuzukuru ruzi umuharuro ntabwo nabashobora mama sa uratubwiye ngo ufite abana bawe wabyaye mu nda ni bangahe abana nabyaye mu nda yanjye n'abana nabyaye abana 8 8 bagiye mu ijuru benshi yego hasigara abana 4 yego abo bana 4 rero ubu mvuga ko mfite 8 ko buri mwana yazanye undi yego buri mwana yazanye undi yazanye mugenzi we yego ni abana banje 8 wasubiyeho yego muri abo bana banje mfite 8 nimwe mfite abuzukuru 15 haleluya mbega umunezero hanyuma rero naba bandi Imana yampaye yego mfite abuzukuru pe yewe ma umunsi umwe Nyagasani nadushoboza tuzababona bose mfite abuzukuru banje benshi igihe dufite igihe cy'amashimwe bose bazaza nukuri Uwiteka azadushoboza tuzabatumira amen amen yego rwose icyo gihe rwose tuzabyambarira tuzi ndabiteganya kuko dufite ibintu byinshi Imana yadukoreye muri uyu mwaka ushize bifite gushimwa nukuri muri uko kuntu neza abo bana nkubitika barara bacurikiranye muri ibyo byumba bito Imana yaje kungirira neza amen Imana yaje kungirira neza inyubakira inzu noneho batagihari haleluya haleluya bafite ibyumba iyo aho abana bawe baryamaga bacurikiranye ubabuzukuru bafite ibyumba ariko mugani banza umwuzukuru afite ibanga umwuzukuru afite ibanga urumva ko baje bazanye n'imigisha ubwo rero urumva ko noneho abuzukuru banye ntibagicurikirana yego ubu buri mwana aryama neza umva reka mbabwire yego Imana iyi Mana haleluya iyi Mana mbabwira yego Imana habagaho ubwenge icyo gihe bwo gutwara ishuka bakayisasa batya bakayikubira mu nzira kugira ngo zibe ebyiri ari imwe bakayisasa bakongera bakayihindukiza bakayiyorosa ariko ubu ngubu buri muntu aryama muri ishuka ebyiri kandi ishashe niyo kwiyorosa ni ukuri n'isime barayiba tukagura indi uwo munsi haleluya haleluya abo imigisha umwana ajya ambwira umucura bwanjye yarambwiye ngo bari bavutse Yesu yakavivuye bari bavutse Yesu yakavivuye ati iyo muza cyagiye igihe cyo kubara amasaha ni mukizi ni mukizi haleluya hari Imana yakoze hari Imana yakoze Imana yarakoze amen ntacyo nyishinja yarakoze haleluya ugera iwanjye ukavuga uti yarakoze haleluya uwo munsi tuzagusura tukavuga ngo warakoze amen rero abana bose barashatse haleluya ubu hasigaye abuzukuru abuzukuru basigaye nabo ntitubana mu nzu umwe nakubwiye ko ari kuri masters muri Take nukuri undi arikorera Kayonza afite ka business ke undi arakora muri Mayota arikodeshereza hafi y'akazi urumva ko byoroshye umva Yesu yarakavivuye harabavutse Yesu yavye Yesu yaravivuye Yesu ashimwe cyane Imana iguha umugisha kubgayo magambo tubwiye ntabwo bisanzwe nta nubwo twavuga ngo uretse gushima nta bwenge burimo pe nta bwenge burimo ubwo nari ndimo nibaza urimo kubivuga ntekereza abo bana bose washingiye ndavuga ntekereza muri iki gihe kuntu turiho
usanga umubyeyi afite abana b'abahungu n'abakobwa mu nzu ugasanga nta mahoro afite, arahangayitse, aravuga abana batinze hanze bari kuri bya bintu nyine bisigaye byaratwaye abana ntibaruhuka, umwana bamubwira ngo koropa, ntabwo koropa ntabyo bashoboye, mbese nta mwana wibwiza muri iki gihe. Ariko icyo gihe byari bikomeye, abo bana bose wari ufite mu nzu, imirimo yo mu rugo, abakozi wari bafite. Ese reka mbanze nkubaze, abo watungaga abakozi bangana iki? Ko mbona muri iki gihe usanga mu rugo hari abana 2 ariko umukozi naharari. Ese biterwa n'icyo? Wowe abantu bose barenga 20 warabatunze, abakozi bite warabatunze? Nenda kwigisha abakobwa muri ho. Yego. Ndabasaba ngo mwigisha abana akazi. Yego. Ndabasabye rwose mu izina rya Yesu. Amen. Mwigishe abana akazi. Tubyumve cyane bagore, mubyumve cyane. Ufite abakozi 30, ufite abakozi bajagata n'abagira bate, ariko hariho igihe umwana wawe azatazagira umugisha nk'uwo wagize. Yego. Bisabe ko yitekera, bisabe ko aba wenyine, bisabe ko atabona uwo mukozi kandi atazi akazi na kamwe. Abana banje mperuka mu gikoni, abana banje umuto afite imyaka 7. Nubwo uheruka mu gikoni? Nibwo mperuka kuvuga ngo ndibwira ngo nkuriki oya, abana banje bafite kumenya gukora akazi. Amen, amen. Iryo ni ibanga rikomeye. Akiga gukora akazi, naho bya bindi umwana yicare mu ntebe, ngwenda ngo nzanira ngo nzanira silipa, ngwenda akiyambura umwenda akawutaho. Oya, umwana afite kumenya imyenda ye, akayimesera. Umwana afite gusasa icyumba cye, akagisasa neza. Umwana afite kumenya kumara kurya, akandura amasaha n'ese kurinda ngo kanyande kwaze kuziyatwara. Oya, umwana afite guhata abandi bateka. Umwana afite mu kiruhuko kumenya imirimo. Yego. Aho niho hava babana bangirika, akumva akazi no kujya muri neveriseri zirahana, hari ibintu nk'ibyo no kajya mu birori. Kumenya akazi, akwiye gukora, yagakora yakarangiza, akaruhuka. Kiri muri gereza. Ntabwo mbabwiye ngo mugende mubakoresha uburetwa. Yego. Oya, ariko umwana namenya akazi. Yego. Umwana mumenyereze kujya mu kabati kawa kuzingira imyenda yari umukobwa. Yego. Umwana mumenyereze kujya mu side board yase amuzingira imyenda. Yego. Umwana mumenyereze kumenya ngo bapanga amazi yo gukaraba gute mu gitondo babyutse. Umwana mumenyereze ngo abyuka ko isuku mu nzu mutarabyuka. Yego. Njye abana banje barankoreye mwabana. Amen, amen. Abana barakoze uko bangana bose. Nubu bajye bavuga ngo ngo abantu bavuze ku ngoma ya Kristo. Ngo naho mama akazi karakazi. Na miteto mbese yari hari wawe. Miteto yo nibishoboka birazwe n'ubu ngo umwizukuru w'umunebwe abwira abantu ngo sinshaka gusukukira kwa tati. Bakahatinya kuko baza amategeko n'amabwiriza birubahirizwa. Yego. Nugukora umurimo ku wundi ukagira igihe cyo kuruka n'igihe cyo gukora. Yego. Hariho abantu igihe njya mbwira abantu, umukobwa umwe yari Butare. Yego. Arangije kaminuza nyina yaramukurije aricyo bamumesera bakamesa n'ikarizo. Bakamumesera buri kintu cyose, umukobwa baho Mukamana ari gukora byose. Igihe kiragira arongorwa n'umuhungu wo muri Kongo. Umuhungu wo muri Kongo nawe wirangirije ishuri rye, barashakana. Ageze aho ngaho aramubwira atumva ati kora ubugari tubane. Bukeye igihe kimwe umukoro azazinduka, ikimwita umukozi nuko ayikora byagira bikarangira se umwana wawe. Ye cyane agataha. Aragenda. Agiye umugabo aratelefona ati yewe runaka, ati uyu munsi ndarya isamake n'ubugari. Abwira wa mugore ntazi no gucana imbabura. Nuko yahamagara nyina ati ishyano riraguye. Umukozi yagiye, umugabo arambwiye ngo arazana abashyitsi ngo ni nteke ifi ngo n'ubugari, kandi sinzi no gucana imbabura. Undi aramubwira ati genda amakara 6 yishyire ku mbabura, atugende mu baturanyi, ati baguha yaka. Atuyabanje kumbabura ushyireho nandi. Araza ashyira ati maze ufata agasahano ugira ukihungiza. Arahungiza amakara raka ati birafashwe, kuri telefone. Ati shaka isafuriya, ati banza ujye ku isoko, atugende, atujye ku isoko, ati ifi, ati bayibage, ati bayotse, atubaha amafaranga. Arabikora.
amwigisha guteka kuri telefone ari umugore yari akwiye kubimwigisha akiri umwana ati bivuze ngo tiri ati biracecetse ati mbese buri kantu kose kabaye abivuga akiri wawe abibone kandi ntazabibona utabikora yego ni ukumuhamagara mukabigendanamo mukicara mu gikoni mugateka bigashya mwarangiza ukamwica gutegura ameza akazabyanga ariko abigize ate byabikoze iyo abyanze rero abizi nta kibazo azagera igihe bimugoboke cyane yibuke ko hari ukuntu yabigenje gutya na mama mureke kurera abana bajeyi urakoze cyane ikindi cya kabiri mwigisha abana gukora yego gukora ibintu byose nawe gukora akantu kamwe gukora ushaka amafaranga uzi igishwanisha ingo nyinshi ni ugusaba umugabo ukamusaba akantu kose avaho akarambirwa wisabiriza nawe ugira icyo uteza imbere urugo ariko mama sa tutararenga aho hantu gusa uba ari ugusabiriza uyu mugabo wawe umugabo n'umugore si umwe bombi ni bamwe akoze uyu mwuka wera ariko none se njyewe umugabo ashinzwe kugaburira koko ashinzwe kwambika koko ariko n'ijipo ya nyoko uzamuguti amafaranga ariko njyewe numva namubwira ni mama akeneye amafaranga none se nibyo ariko uzi amafaranga utongerayo ni bwoko ki yazava he yo gutunga ingo zitandukanye oya kora ndashishikariza abantu gukora ukore gatoya cyangwa kanini ariko mwongerereho kandi ikindi cya kabiri nshaka kubashishikariza ni ikonomi bene data ibyo ni ibintu nzasubiramo nkongera nkabibigisha nkabibabwira ikonomi ni ngombwa ubutaha tuzagisubira ni ngombwa umugore akagenda agateka ibyo kurya abakozi b'abana bawe wamenyereje agateka ibyo kurya akabyuza amasorori mukaza mugakoraho mutya bisigaye mu kamena bakabitwara mu bishinga ukishyura amafaranga yo kugura ibyo kurya kwishyura nayo kubimena yego muzi ko twishyura ababimena turabishyura ubwo rero ukishyura yo kubihaha kwishyura nayo kubimena umwana amumenyereze ngo ntagapfa ubusa nta gusigaza ibiryo ngo bimeneke iwanjye hari iteme ivuga ngo ntagapfa ubusa ntagapfa ubusa weho menya ngo umwana wawe uramushingiye umwuzukuru wawe uramwigishije ukamubwira ngo ntagapfa ubusa kuko uzamena ibyo kurya abandi bana muri karitsiye baburara babwirirwa nta mpamvu niba watetse bikaba byinshi bigasaguka shaka umuntu urusha imbaraga za hano umuhamagare umushyiraho ngo mubisangire bishire ni ukuri ariko wifata ibyo kurya ngo bisuke mu bishinga wifata ikintu cyose ngo ucyangize mu rugo wihaha ibintu ubona ari ugupfusha ubusa wigura imyenda ikonomi iyo tuzayifatira ikindi gikomeye ni ukuvuga ngo urugo umugore ni ikintu gikomeye yego wambajije uti ese aba bana bashingiye bose uko nkubwira uko mvuga uyu munsi n'abazukuru banjye barabizi niyo ntego nibwo buzima yego Imana bagirire neza umenye ngo urugo ni umugore iyo umugore atari muzima urugo nta ruhari iyo umugore adafite ikonomi umugabo ntacyo ageraho ibi bintu bifitiye ubuhamya yego nubwo umugabo yabaze gukora cyane ataryama umugore ari hanze atazi ikonomi ari hanze nk'inzu y'imyenge yego komanda ntacyo azageraho azapfa ari umukene imyaka yose Imana idutabara azaba ari nk'umuntu uvomera mu kiva kuvomera mu rutete turaruzi kirimo imyenge yego Yesu ashimwe cyane inshuti zacu mudukurikiye ngira ngo mumaze kumva mama Sara uko yabigenje mu rugo rwe sinkubwira ngo ugende ukore nk'ibye ariko saba Imana iguhe ubwenge nta rugo rusa n'urundi ariko ufite nawe ukuntu wabigenza abana bawe bakamenya ubwenge abana bakamenya guhaguruka umwana akisasira uburiri niwemere ko busaswa n'umukozi umwana namara kurya ahaguruke yandurure ahanagura ahantu yaririye kumenyereza umwana imirimo ntabwo ari bibi kumwicisha inzara nibyo bibi ariko umwana wariye yijuse kumukoresha imirimo ntabwo ari bibi nanjye ndabihamya ko ari byiza cyane kuko cyagiye muzaba mutari kumwe
azavuga ati mama yaranyigishije. Yesu aguha umugisha cyane mama Sara. Rero nagutindiye hari akandi kantu kamwe ngiye kukubaza. Urabona ubu ngubu ababyeyi barahangayitse. Ababyeyi umugabo n'umugore bafite abana b'inkumi mu rugo cyangwa abakobwa barahangayitse cyane, aho bakabaye bishimye. Iyo mirimo wavuze muri iki gihe byo biragoye pe, biragoye n'ibindi bindi. Noneho rero baba mu rugo, abana bagenda aho bashakiye bagatahira igicuku, umubyeyi akavuga akasakuza, mama akavuga, papa agakubita. Wenda ubu ngubu biragenda bivaho byo gukubita, ariko noneho turimo turavuga muri iyi generation turimo, umwana ugasanga ntabwo yikoza mu rugo, naho uhari pe, umubyeyi yarasaraye. Ese icyo gihe cyawe wowe aho bana ntabwo bajyaga bagutoroka mu gicuku bakajya kubyina, bakajya mu tugeso tubi ubu ngubu abana birukanyiramo, bakajya kunywa bagasinda bakararayo? Cyangwa nanjye ibanga naguhereza n'irimo no gusenga. Gukubita ntabwo bivura ingeso, umva na kimwe. Kumutwara hahandi kumurererayo ntabwo bivura ingeso. Tubonye bamwe bavayo bakaza pe bagakomeza ya ngeso yabo, ariko gusenga kurahindura cyane. Ariko reka mama Sara atubwire nk'umuntu w'inararibonye. Yesu agumugisha. Warabatunze. Abana n'abatunze bakora ibirenze ibyo wumva. Nukuri. Ariko ikintu cya mbere nababwira, umwana nta kimugurana. Ikintu cya mbere wa mwana yakoze bya bindi byose, cya mbere no kumukunda. Icya kabiri ni ukutarambirwa kuvuga. Ngira uwigeze kumbwira ati harya wowe uzarekeraho kuvuga ryari? Ndavuga ntibakubiseho umusumari kuri kugenda. Yego. Ubwo nibwo nzarekeraho. Yego. Namenye umunsi aracyabibwira, yagira nk'ibyo ansaba nka ariko nawe ati mama ati nakubwiye ko nzarekeraho gusaba bakubiseho umusumari. Noneho rero ibyo byose cyabikiza ni imiti ibiri bababwiye ko nabanye nabyo. Umuti wa mbere ni ukumukunda, icya kabiri no kumusengera. Yego. Uwo mwana kandi reka rero nkubwire wa mwana, erega burya bagira urwo basimbuka. Yego. Bakarumenya urwo ari rwo, babazi urwo basimbuka. Yego. Barumenya gute? Icyo bituma baruzi, baba bazi ko hariho ababyeyi b'abana beza. Yego. Ari ubusimbuke akongera akaza bagahubaho akongera akaryama. Hariho ababyeyi b'abana beza, kuko jewe hari warusimbutse kera asanga nasohotse gusega, sinzi ko yanagiye. Asanga ndi hanze yahuye n'ikibazo gikomeye, asimbutsa ngo mu maboko ndi hanze. Ubwo byagenze bite? Muri uzenguruka usenga. Ariko icyo gihe umwuka wera nk'ubwenge. Yego. Ko kumukunda. Yego. Ndamuhobera, ziranukira ndamuhobera. Inzoga. Muri cyo kunywa. Yego. Turaganira, ariko isoni ziramwica, ararira cyane. Umutima wari uhari ubwo niyo ararira cyane. Umutima uratumba ariko ukihangana. Yego. Hanyuma rero kuva ubwo ngubwo yahise ahitamo kutazongera. Arakizwa kugaruka. Oya, ntashobora gukizwa kukanya. Yego. Kutazongera kugaruka gusimbuka urugo rwanjye, azi ko ndi hanze. Namusigaga aryamye ngasanga aryamye. Yego. Gitondo nta kibazo. Ariko nagira akanya gatuma ninjira mu cyumba cye. Nkavuga ndira. Yego. Ageze aho Imana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Ntamugaye izina rye, nkavuga umwana wanjye ntawe uhari. Yesu umwana wanjye ari he? Yo. Nuko umunsi akizwe yahagaze imbere y'itorero avuga ati mama ati runaka yagarutse. Haleluya. Atarahari yagarutse. Yagarutse. Yaraje, ni umuhungu mwiza cyane. Amen. Ni umuhungu mwiza. Amen. Rero ibyo umwana natangira gukora ibyo ngibyo wiruzinga. Yego. Wifata ibyemezo byo kumwirukana. Yego. Wifata ibyemezo byo gukubita. Urakubita ikizi. Kudakubita ikimurimo. Yego. Ugira ngo se niba bikoresha? Oya, ntabwo ari we. Waje kurwanwa none nawe urarwana. Mbese nawe ni uguterwa kwitera. Oya. Igikuru ni ugusenga. Ukareka gusinzira. Agakinga icyumba cyo ukagipfukama imbere. Ni ukuri. Ukagipfukamaho amava akazamo ibikota. Ugasenga. Ukamutongera Imana. Agatangira kurota. Agatangira kwiheba. Agatangira kumva gutinya. Yego. Imana rero ni Imana. Amen. Irakora.
Imana irakora. rero abakobwa basimbuka bo ntabwo nabatunze, natunze abahungu basimbuka, abakobwa ntabwo natunze abasimbuka, nubwo biba wenda bitaragenze neza wenda habagiye bagiramo utudefu, ariko hamwe no gusenga Imana ihindura umwana wawe, ikamuhindura akamenya Imana akayikurusha, kubera ko pfuka mugasenga. Ubwo muri make ibanga muri bose no gusenga, yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu. No gusenga, no gusengera abana, ukamwatura izina, ukamurema, yego, ukarema umwana uko ushaka kwamera. Rero Imana yacu irengera abantu, tumenye neza icyo gukora no kwihanganirana, icyo gukora no gukunda abo bana, ukamukunda uko ari, ukamukunda uko asa. Reka rero mbibutse ko ijambo ry'Imana riratubwira riri muri Yohani, ngo nuko wa mwana w'ikirara wagendaga yaragiye arazerera amara ibyo bamuhaye, aragaruka. Ariko ngo agarutse, icyanejeje cyane cyatumye mbabarira abana bacu nuko agitunguka kuri sera mubabariye. Yamusabye imbabazi se? Oya, yaramurebye ngo aramubabarira, arangije aramwegera, na za ngurube yagiye n'umunuko, atitaye uko nuko ngo aramuhobera, aramusoma. Mukuru we ngo abibone. Icyo ni ikintu ababyeyi bakwite kumenya, gusoma umuntu na ya miranga y'ingurube yose. Ibyo rero umwana aguma ari umwana uko yaba kose, anywa urumogi ni umwana, anywa inzoga zose ni umwana, azana ibinyandaro mu rugo ni umwana, kandi ibyo ntibimwambura ubumwana. Kandi haba hakiri ibyiringiro byo ko azakira akaba umwana. Haleluya. Hamwe n'Imana. Wiruzinga, wikwatura amagambo mabi ku mwana wawe, ko nuko uzapfa, muba muvuga ukaba uwa mbere. Oya, twikira, senga. Urumva, hari umwana wanjye mu bana bamwe wabwiye abandi bana bakubagana bombi, arababwira atatu, atahanze ahabasiga. Atahanze ahabasiga, ati jyewe mama arasenga. Reka. Ati jyewe mama arasenga, ati kandi ngo akabereka abanyagataro bose, ataba bose rero bagenda bose bafite icyifuzo cyanjye buriya mu mufuka. Ati mama yanyukije avuga indi mirega. Ati mwebwe murajya banyoko basenga barere kuzimu. Reka. Ati atahanze abasiga. Ubu hamunya nahawe n'undi mukobwa. Yego yabivuze. Yarababwiye. Rero buri yazi ko umufite umusengera, niyo bituma yagira n'ikibazo, akihuta akakubwira. Ati nsengera. Mama nsengera byagenze bityo. Mama nsengera nuko azi kusenga. Gusenga nuko ubikora so kubivuga. Imana ihabwa icyubahiro rero. Yesu ashimwe cyane bakunzi, inshuti cyane Mama Sara kubw'amagambo utuganirije. Yatubwiye ngo we yagize umuhungu wajyaga asimbuka, yarasimbutse igihe kimwe amugwa mu maboko. Uwo ngo wasimbutse akakugwa mu maboko, yari masengera urugo rwe. Nakwibaza ngo se wewe mubyeyi, wowe nanjye tujya dukora icyo gikorwa cyo gusengera ingo zacu, ugafata umwanya w'umwihariko gusengera abo utunze ndetse n'abaturanyi n'inshuti n'imiryango. Ariko icyaje kuvamo ni iki, uwo mwana yarakijijwe. Ikintu rero nekerejeho cyane Mama Sara, burya ababyeyi ngira ngo nimvuga umubyeyi simvuga umugore gusa, ndavuga nawe mugabo udukurikira, dukwiriye kwiga gusengera abana bacu. Burya umwana yusenga akumva agukurikira, bimuhereza kumva yuko, kuko iyo wirukana imyuka mubi mutwara ingufu, ibintu bimurusha ingufu kugira ngo bimutware hanze, abyumva iteka bimukoraho. Nguko yajyaga abwira abandi ati mwebwe muraho murakina, jewe mama rwose ndasengerwa ndetse no mu ndimi, mwebwe ibyanyu ntago mbizi. Wanyibukije hari umubyeyi umwe nabo twaganiriye, umwana we yagiye yaracitse nyine nkuko nyine yigira mu kabari, kandi ari umuyobozi, ari umukozi w'Imana ukomeye cyane. Noneho ngarangije nkazana amafagitire yose yanditseho izina rya se, yose yanditseho inzoga nyinshi yasengerereye bagenzi be. Isa bibonye nawe urabyumva nk'umubyeyi arababara, ariko nta kindi bari gukora, bagomba kwishyura, arabyishyura. Ariko noneho ngakajya abwira abandi ngo mwebwe ngo mujye munkurikira n'akazi kanyu, ngo ngewe data arimo kunsengera, ngo data nta poso aransengera na mama rwose baransengera, ati rero mwebwe ngewe ndarinzwe, ati mujye mumenya ko mwebwe isaha n'isaha mwafatwa. Noneho mugenzi we abaramubwiye ati
ati wowe ibyo urimo n'ubizi ati ubu ngubu Satani aje yagufata vuba kuruta twebwe ati kuko turabana ati kuko twebwe turabi ariko wowe wacitse umwana yumva bamubwiriyemo buhoro buhoro aza gukizwa rero abana ye dusenga batwumva barabikunda bibagirira akamaro niyo akuze uho agenda ahura n'izo nshuti wenda zidatunganye agenda atunganyirizwayo aravuga ati ariko mama ibi ngibi yarabimbujije ariko data bino bintu yarabimbujije kandi akabona abandi babikoze bibaviriyemo ingaruka mbi ibyo byonyine rero bigenda bimuhereza insurance cyangwa se ubwishingizi yuko nawe ashinganye mu bwami bwa data rero babyeyi icyo numva nakwibwirira mubyeyi umurikira igisha umwana we gusenga ntabwo ari ukujya ku kibaho ngo wigishe wandike oya senga kumva yavuze akantu numva nanjye karandyoheye ngo ajya imbere y'igitanda cye naho wasanga yafunze icyumba cye pfukama senga iyo usenga asinziriye yaje inzoga zamwishe akumva urimo gusengera imbere y'igitanda cye aravuga ati ibyo mba nagiyemo byose data arankunda urumva ko narimo kunsengera kandi naraye ncitse nta nubwo kenshi iyo bacitse baba bazi ko ababyeyi batabimenye ariko mu by'ukuri baba babizi hari ikintu ndi bwongere kuvugaho wenda urakitubwiraho gatoya wavuze uti mwibwira abana nabi uko byamera kose aracyari umwana yasinda ni umwana yaza afite inda y'indaro ni umwana yewe yajya kwiba bagakubita ni umwana ntabwo uzamwihakana bivuga ngo uwo wabyaye uwo nguwo ubona ari umwana wawe turakubwira ngo mufate nk'umwana uko byamera kose azitwa umwana wa runaka niba mukubita bazaba turakubita umwana wande wa runaka naza afite inda y'indaro ukamwirukana uzavuga bati ntabwo bazabura kuvuga ngo dore n'umwana wa runaka rero ababyeyi benshi hari ikibazo gikunze kuba kandi cyarabaye bajya abantu banakisubiraho kenshi bakakiganiraho umwana agahura n'ibyo byago reka tubyite ibyago akajya muri ubwo burara hanyuma umukobwa akaboneraho inda agatwita yashyika iwabo bati ntukagere hano ibyo bintu byajyaga birangira ngo wenda byagiye bicogora simbizi ariko hari igihe byajyaga bikumva biteye impungenge ukavuga se uyu mwana atewe na Satani yamushutse ni igihe cyo kumva mbese umubiri umutegeka aragiye akoze ibyo akora hanyuma araje aguhungiyeho nawe uramwirukanye bivuga ngo umuhaye Satani ahangaha natekerejemo ko umubyeyi aba yabuze wa mutima w'urukundo wa mutima wa kimuntu harya wese wa kimuntu ubumuntu uwo mutima wa bumuntu umubyeyi utekereza atyo umubyeyi wumva yuko umwana ukoze ko atakwiriye kuza mu rugo rwe wanyoye inzoga agasinda atakwiriye kuza mu rugo rwe ntabwo tubishyigikiye ariko turimo turavuga bwa bumuntu ese hari abagabo icyiza ni amazina yabo twavuze hari abagore ntabwo tuvuze amazina ariko namwe muri yize umwana aje yasinze umufungiranye hanze umwana wawe n'uwawe yitwa uwawe atari uwawe wambwira uti uba ugiye kwa so hariya hanyuma ubwo uzongera ugaruke niba yaraje wenda kugusura akaza agasinda wahamagara se ukamubwira uti dore umwana wawe bimeze bityo ariko noneho wa wundi wawe utari bubwirukane ese uramubuza amahoro uramwirukana mu rugo rwawe ntagenda ajya gushaka haba nta kibazo ese uramwirukana gute uwo mubyeyi wamubwira iki ese ubwo bumuntu buba bwaravuyemo yamubyaye atamukunda biba bimeze bite reka buriya nawe ni ugushoberwa ni ugushoberwa ni ugushoberwa kuko niyo usanze yaramwirukanye amwirukana arira ni ukuri hari ababirukana n'igikabwe cyinshi burya aragenda agatwikiriza icyo gikabwe ariko mu gahinda gateye mu mutima hapfuye harabuze ariko burya abana bacu baratuzi ngira abana burya abana b'abahungu nibo bagira amanyanga menshi kurusha abakobwa yego yigeze kuba ari ku ishuri babona undi muntu w'umupagane nkabo akabacurira banki asirira amafaranga bakayangiza noneho rero ngo arababwira ati yewe ati umunsi mwanyoye yanjye uwo munsi muzafatwa ati njyewe iby'iwacu biba bishinganye ati iby'iwacu biba bishinganye biba bisengeye ati umunsi mwapimye gusa ayanjye mukayafata ati mujye mureka nishyure mwe kwishyura muyanywe ariko jyewe ndabizi ntabwo nabikora iby'iwacu hariya bazabimenya si ukuvuga ngo nanjye nabyanze ariko iby'iwacu biba bifite ibiri inyuma ntushobora kugira amahoro uri mu byaha ushobora kugira uti haba hariho wari umukecuru yari yaramenye ibanga cyane
benda kurangiza bagiye gukora ibizamini mu gihembwe cya nyuma nawe aravuga ati siko ndangije kandi kure ntabwo biri bumenyekane kabandi batafashwe uwo munsi bayafashe yego Radio Rwanda irahamagara isoma amazina y'abana batishyura kuko nagiyeyo nkasanga harimo abana bamaze imyaka 4 batishyura ariko wanyesanga afite igihembwe kimwe barahamagara ababyeyi muri ita hamagara umuntu araza arambwira ati numvise amazina yawe tugende nzinduka mu gitondo njya ku ishuri nsanga lisiti bayimanitse y'abana batishyura uwajya asanga afitemo igihembwe kimwe icyo ngicyo cyonyine kishyura ngataha ehe arangije maze kukishyura ataje ndaza ndamubaza ati kandi narababwiye ngo be kuyarya none dore ndafashwe ati none barafashwe bose ababyeyi babo bose bahise bishyura iyo myaka yose yo rero nashaka kubwira ikintu nta mpamvu yo gushyira inabi ku bana yego abana bereke gusenga bakabasengera Yego. utegereze ijuru ry'abana niko yabagana kubwiye ngo so uko arahari na se w'abana arahari Yego. uruta papa we yego dufite aho turegera baregeye bihorere Amen. Imana yo mu ijuru izakora igitangaza Amen. Imana yamukugarurire aze aba umwana mwiza amen amen Yesu agumuhisha cyane inshuti zacu mwadukurikiye ngira ngo mumaze kumva amabanga menshi cyane yo mu rugo gerageza usabe Imana gusenga niryo banga twabonye rikomeye cyane gerageza rero usenga Imana iguhereze ubwenge bwo kuntu wamanaginga ibyo mu rugo rwawe turabashimiye cyane kudukurikira kandi Imana y'amahoro igihora ibanezeza uko wize uko ukurikiye ikiganiro gigira ikintu ukuramo uvuga uti nanjye iki nyikuyemo ndagitahanye ngiye kugikoresha mu rugo rwanjye cyangwa se ngiye kugira icyo mbaza Imana nawe ikubakire turabashimiye Imana y'amahoro baho umugisha mama Sara wadusengera abo bantu kabasengera kugira ngo amen waduhaye abana waduhaye abagabo waduhaye abagore wagize neza waduhaye ngo icyubahiro ni icyawe ni wowe rero uri buzubake ukubaka bakaba abana bahesha ababyeyi umugisha ni wowe uri bwubaka bakaba abagabo bahesha abagore babo umugisha ni wowe bwubaka abagore bakaba abagore bahesheje abagabo babo umugisha ni wowe uri butwubakire ngo tuticuza igituma twazigiyemo habwa icyubahiro rero ukomeze utubere Imana tugirire neza dukorere imirimo n'ibitangaza bikomeye n'utwumiza imbaraga zawe zimanukire kutugirira neza n'icya turayisengeye Imana abantu bakurikiye bose hazagire bake cyangwa benshi bahinduka kubwira ijambo icyubahiro n'ikibi cyawe databuja ni wowe gusa dutezeho amakiriro ijambo ryawe ni ukuri rirakora rirakomeye utuneze utwite utwitwararike imbaraga zawe zitume benshi bakurikira kandi bahinduke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen amen